Inkuru mbi yongeye kumvikana mu karere ka Nyanza. Inkuru yababaje abantu benshi. Aline w'imyaka 15 y'amavuko yafashwe ku ngufu n'umugabo w'imyaka 45 akaba yasambanyijwe bikamuviramo urupfu. No kuvuga ngo uyu mwana w'umukobwa bamusambanyije ahita apfa muri rusange. Ni mu gihe abantu benshi bakomeje kwibaza cyangwa bakomeje kugira agahinda ku bagabo bangana gutya basambanya abana batonya. Uno munsi turi itariki 16 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2025. Ni mu gihe uyu mugabo yahise yirukanka bamwita Nkurikiyimana Jean Paul. Uyu mugabo bamwita Nkurikiyimana Jean Paul ni mu gihe yirukanse, ariko inzego z'umutekano zihita zimufata zikaba zamufungiye ku kagari. Abaturage bakarimo bavuga ngo umuntu wakoze icyaha nk'iki ngiki ni mu mujyane kuri RIB abashe ahanwe ibyaha yakoze. Ni mu gihe icyaha cyo gufata umwana ku ngufu ukamukomeretsa bikamuviramo n'urupfu ari igifungo cya burundu nta zindi negozasiyo mugiranye muri rusange. Ni mu gihe uno mwana ngo batangiye kujya baryamana agifite imyaka 15. Gusa uyu mwana ntabyo yavugaga, yari yaramuteye ubwoba ngo nabivuga azamwica yice n'umuryango we. Ni mu gihe uno mugabo rero ubu ngubu yashyikirijwe ubugenzacyaha RIB kugira ngo akurikiranweho ibyaha ari kuregwa byo gufata umwana ku ngufu bikarangira bimukwiriyemo urupfu akahita apfa muri rusange. Aya ni amahano. Izi ni inkuru mbi zikomeje kumvikana mu gihugu cy'u Rwanda. Iyi rero hari incamake y'amakuru. Niba ushaka kumva ano makuru ukayarangiza, ndakubwiye ngo kora subscribe kugira ngo ino nkuru tuyirambure. Kidasamura ni ihuriro ry'ibiganiro bitandukanye kandi kidasamura ni ihuriro ry'amakuru atandukanye. Uramutse ugize ikibazo mu karere utuyemo cyangwa mu karere gatandukanye ushaka ubutabera cyangwa ushaka ubuvugizi, watwandikira kuri 0788 tukabasha gukorana nawe cyangwa tukaza tukagushakira ubutabera muri rusange. Ni mu gihe abantu benshi bamaze iminsi baduhamagara tukajya gukora cyangwa tukajya kubakorera cyangwa tukabashakira ubutabera. Nk'umusaza biruka gupfira mu nzu rwose twaragize tumushakira isanduku tumuteranyiriza amafaranga abasha gushyingurwa mu mahoro. Turagaruka rero kuno mwana wasambanyijwe utujuje imyaka bikamuviramo gupfa. Uyu mugabo nawe akaba agiye kurya isheni ya burundu muri rusange. Byabereye mu karere ka Nyanza hazwi nka Santere ya Nyanza munsi y'umujyi wa Nyanza. Ni ukuvuga ngo ni munsi ya gare gatonya muri zango ziri hepfo ya gare niho ibi bintu byabereye muri rusange. Ubwo rero ikintu mbasaba no gukora subscribe kugira ngo ndambure ino nkuru, ariko reka mbe nshoreje aha mbabwire ngo Imana irabakunda cyane kandi namwe ubwo Imana ibakunda mujye namwe mukunda Abanyarwanda. Umuntu uzabona wakoze iki cyaha cyangwa wasambanyije umwana ku ngufu, jya utanga ubutabazi bw'ibanze cyangwa jya utangira amakuru kugira ngo uyu mwana ahabwe ubutabera cyangwa wasambanyijwe agire ubutabera. Murakoze cyane. Imana ibarinde. Duhure nyuma y'isaha n'igice ndi kurambura amakuru live kuri